gira amatara yanze kwaka operation nayo habana insida ko yagenze reka tubibwire mureke arangize ibitekerezo oya ntabwo byibagirwa n'undi kuri yo amatara uze kubinyibutsa tubivuga nunareba n'uburyo naho yaki ntiyatse yose ntago amatara uburyo yagaragaraga ntago byari kuri Karibu nyine yari umukino wa gishuti kuri shampiyona ntago bakwemera kuko ibicucu byagaragara ari byinshi mu kibuga kandi bakubwira ko mu gihe igicucu kigaragara mu kibuga ngo ibyo nibyo nyine ry'abatekinisiye bavuga ntago ayo matara bayemera kuba yakinirwaho match abantu barebye match ya Rayon Sports na Azam barabonye uko urumuri rwari rumeze mu kibuga ntago urumuri rwari ruhagije pe sibyo uyu munsi njye n'amakuru naje kumenya noneho banakubwira yuko noneho ngo na moteri yapfuye ubu nta nubwo itara rishiduka ngo nta tana rimwe rishobora kwaka urumva bivuze yuko nta mukino wahabera mu gihe nta mukino wahabera nijoro bakoresha amatara iki cyaba kimwe naho kuri uriya munsi ari umugabo njye sindamubona afite amatsiko yo kumubona simuzi twa Kibombo umugabo witwa Kibombo niwe nyiri witwa Kibombo niwe nyiri moteri niwe managing star ariko Kibombo yabaye Kibombo kabisa bapfa ko bavuze itara turihuza na Kibombo ahita ati wayashwishwi witwa Kibombo icyo gihe kuri insida ya APR yabanje gukubita umuntu interview mbere aramubwiye atariko ataya amatara njye ko nyabona abantu bakina umuntu wa mbere ngo aramuhamagara aramubwiye ati Kibombo uri kuvuguruza umuhanzi ugiye hanze uwo muhamagaye wa kabiri abataye amatara hari ntabwo yakinira nta muntu wayakinira urumva ejo ndi kuri Rayon Sports muribuka ko abantu babonye umwijima buriya ari amatara yaka mu buryo bubiri yatswa na AC donc uyu muri rusanzwe akaba anatswa kandi na generator biriya birori bindi byabaye mbere ari amatara buriya yari connected ku kintu cyitwa amashanyarazi asanzwe aya ngaya ari gasanzwe nyine umuriro usanzwe none buri muri rusanzwe ntabwo uri ijana donc ntabwo wizewe kuko ni time uba wagenda bivuze ngo ikibazo kikaba cyako amatara akurura umuriro mwinshi abasi no kisi umuriro mwinshi ndi kuvuga umuriro muri rusange agace gashobora kujya umuriro ukabura nyine umuriro ukagenda nkanyamirambika umuriro ukabura umuriro ntabwo waburi Nyamirambo ngo stade ugumane kandi ari umuriro usanzwe bose wawurira rimwe nuvanga bure n'ahandi hantu buriya ari nk'ahantu tuvuga nk'urugero nk'hano nk'ano bantu bagira wenda tuwe nko kwa muganga bitewe nuko bari abaza kuveza n'ibindi bitandukanye barakubwira ngo ikintu cyo kize nuko generator yagombye guhora yaka uko generator yo yashiramo ishizemo amavuta cyangwa ipfuye nibyo bintu bibiri irashiramo amavuta cyangwa se iyo generator ipfe kuri ya cura ya Rayon Sports ukuntu byagenze amakuru bavuga ko ikipe ya Rayon Sports yishiye amafaranga yo kugura amavuta yo gushyira muri generator kugira ngo igihe bari buze kuza kuyacanira haze kuba ari generator iri gukora atari umuriro ariko generator amafaranga donc iri gukoresha generator amafaranga ya mazutu ni menshi kurusha ay'umuriro usanzwe ngo bivuga ko umutaramu yafashe risk Kibombo nemera cyane we ngo ashyiraho umuriro usanzwe nk'umutwe turi gukoresha electricity isanzwe noneho ngo match igiye gutangira abakozi ko nitewe ushaka ko byabura bati haba scandal araswitching avana ku muriro usanzwe ashyira kuri generator itara rirazima kwaka ritangirira kuri 0 buriya ari amatara ashobora kumara n'iminota 30 taraka neza nubwo ataka amatara menshi ara kuri Kigali Stadium twe nabo turabatekinisiye bari buze kujija ngo amatara ari balance kugira ati ngana gutya ntago ari position turi ahubwo bageze ku bwanjye ntitwakomeye no kumara umwanya munini tuvuga ku matara ahubwo twakagombye kuba tuvuga ni bibyo uwo mukino ntabwo uzaba ku isaha ikibazo cyari kimwe happy ayo matara ko bizwi kuva icyo gihe ko afite icyo kibazo nyine kukibiza ku munota wanyu ninde ubundi ufatiye imyanzuro nyine kukibiza ku munota wa nyuma abantu donc umujyi wa Kigali ushobora kuba wumvise nk'amakuru y'imikino reka tubivuge gutyo
bakuvuga ngo No. ngo match ya saa kumi n'ebyiri kuko urumva barabamenyesha ko ngo match ziraya amasaha ya byanze nane bikunze ntabwo ari kumva amakuru y'imikino kuko None- Rayon Sport yasabye ikibuga saa 12. Rayon Sport yasabye ikibuga saa kumi n'ebyiri none se ikibuga rega n'icyo nese Rayon Sport yanjye kinayo itagisabye oya ikibuga ugisaba mbere Njyewe nyine usaba ndamubwira. ikibuga mbere Yeah. noneho iyo wasabye ikibuga icyo gisigaye ni ukumenyesha abantu karandiri rero yari ihari kuva na mbere Yeah. bazi ngo iyi stade izakoreshwa n'abantu igihe iki n'iki 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 yego hera aho hantu kuri iyo ikarandiriye ipanze saa 12 kugeza donc ku ibaruwa yaje raveye bucya match iba rero ngewe ukuntu ngewe nibyo nakubwiye ni amakosa ibyo ari byo byose n'amakosa nta masaha 48 arimo habi ni amakosa ya Premier League kubera iki nujya kureba no muri calendrier urasanga n'indi mikino nayo ipanzwe saa 12 kandi kuri Kigali pe sibyo kandi itazahabera ntisi yahabera gute kandi oya izi zose leta ziba victime y'iyi mpamvu none se mbere yuko genza kugaruka ku ngaruka biteye kuba umukino nk'uyu nguyu wakagombye kuburebwa n'abantu icyambere abantu bakwiye kumenya nuko muri iki gihugu turimo ubu ngubu kuba igikorwa remezo nka Kigali Pele Stadium abantu batabasha kucyakisesinga cyangwa se kugikoresha igihe cyose gikenewe muri kino gihugu tugezemo n'iterambere tugezeho ndetse iyo ugiye kureba no muri achievement zabayeho muri iki gihugu ibintu bya electricity no mu byaro basigaye bafite umuriro baracana nijoro so ntekereza ko atari isura nziza cyane cyane ku mujyi wa Kigali kuba bavuga ngo stade ntabwo yakinirwamo kubera ikibazo cy'amatara we twakagombye kuba twumva izindi nkuru zitari ikibazo cy'amatara ngo stade ntikoreshwa oya icyo ni ikibazo gikomeye cyane ntekereza ko umujyi wa Kigali bakwiye kwicara bakanakemura kuko stade n'ubundi yubatswe kugira ngo ikinirweho kandi kuba barayubatse ngo ikinirweho ntabwo bayubatse ngo habeho restriction ngo bavuge ngo abazayikinira ko ntabwo bazayikinira iki gihe iki ngiki so ntabwo byagakwiye icya kabiri ndibuze kugarukaho niyo miscommunication so ni uburyo bwo kudakominika neza kandi communication burya ni ikintu cyangombwa kibanze kugira ngo ibintu byose bigende neza so kuko nk'ubu ngubu Rayon Sport yari yiteguye icyambere Rayon Sport yari yiteguye kwakira match yayo saa 12 Amagaju yari yiteguye kuza gukina saa 12 so byumvikana ko muri plan bari bafite of course biba bihungabanyije imitegurire ya equipe icya kabiri ntabwo umupira ubundi wakaguye kuba uw'abantu uw'abafana umupira ni uw'abafana ntabwo ntekereza ko uyu mupira ubu ngubu abafana badahari Rayon Sport yajya ari igakina n'Amagaju awikro hanyuma bagata nta mupira twaba dufite abantu rero bakwiye gutekereza yuko umupira ukwiye kuba uw'abantu kuri Rayon Sport ibyo twaza tunavuga ngo bo baba banatekereje nk'ikipe noneho nk'ikipe ifite cyangwa se igendera ku bafana turaza kubona recette ingaruka biba bizanye n'izihe Rayon Sport iraza kubura amafaranga irayabuze kubera ko umubare w'abantu yari kuza kubona bavuye mu kazi babandi bari mu kazi bari kuza kureba mu mupira stade kuzo wenda bakishyuza bakabona nka miliyoni nka 40 cyangwa 50 ayo mafaranga akaza kubafasha muri daily routine cyangwa se mu bikorwa muri dépenses za Rayon Sport za buri munsi ikindi cya kabiri rero kiribuze ikindi kibazo disadvantage cyangwa se indi ngaruka biza kugira ni image mbi mu mupira w'u Rwanda ni image ni image cyangwa se ni isura mbi ku mupira w'u Rwanda mu kanya gato turaza kuba tuvuga ku by'abafatanyabikorwa nta mufatanyabikorwa ushobora kuza ubwo mainly wenda ndavuga nk'amateleviziyo aba yari bwerekane ubu tuvuge niba hari televiziyo yari ifitiye iyi shampiyona bamaze gushyiraho gahunda yo kwerekana umukino saa 12 hanyuma mbere y'amasaha 48 bati umukino ugiye ku isaha saa 7 so icyo nacyo ni ikibazo gikomeye cyane na ba bantu baza bari bafite gahunda yo kuza gushyiramo amafaranga bavuga bati ibi bintu biri disorganize harimo akavuyo turajyana amafaranga mu kavuyo so kubera ko nabo bafana batanaboneka ku bwinshi turamamaza dute so ibyo nabyo ni ibibazo biba bizanywe na kino kintu so igisubizo rero giyewe kugira ngo munakomeza igisubizo ubundi byakagombye kuba amakipe agira stade yabo bakayikoresha uko bashaka ikipe nka Rayon Sport nkuru tuvuga ko ifite abafana benshi bakagombye kuba batekereza ku mishinga minini yo kwiyubakira stade
bakiyubakira stade bakaba bavuga ngo iyi stade turakina igihe iki n'iki n'iki turakira abantu aba n'aba n'aba ibintu byabo bakabitegura uko babishaka ariko mu gihe uzamusaba iyo usaba n'ubundi barakugenera iyo usaba barakugenera ni nayo mpamvu bavuga bati ngira ngo uribuka iriya tuvuga kuri biriya bintu bya Azam kuri Rayon Sport Day bo bari bafite plan yo kuvuga ngo barakorera ibintu kuri stade Amahoro ariko Amahoro ntiyabonetse kubera iki iyo ari stade yabo bakagombye kuba bayakisesinga igihe icyo ari cyo cyose bashaka bakanayibyaza n'umusaruro iyo ni solution irambye ariko buriya uze kureba no muri utu turere buriya ntabwo ari amakipe menshi agira stade yabo nyine ni igisubizo cyaba cyiza kinarambye kuko uyigenzuriraho ariko happy hari ikintu ukomojeho cya mbere twese duhurizaho hano umupira ni uw'abafana sibyo umupira ni uw'abafana nyine izo abantu bakorera uwo mupira abo bantu bafatira ibyemezo uwo mupira bagombye gutekereza kuri iki kintu reka nkubwize ukuri kw'Imana njyewe nk'abafana nk'icumi nzi b'inshuti zanjye bambwiye bati onana ati iyi match twagombye kujya kuyireba bitewe n'amasaha tuvuye mu kazi twanyura ari Nyamirambo tukareba akamace tukimanukira twaza kuganiraho gato cyane tukajya kuryama tukazajya kureba APR twava kureba APR tukaza muri Camp Kigali kureba igitaramo cya Bulldog ndetse na Riderman ukumva nyine gahunda zabo zirasetinze erega at the end of the day n'uyu mupira tuvuga hari abantu bagombye kuba baza n'umupira basohotse ari waziri bajemo batazi niyo biva niyo bijya i Burayi nongo stade ni miri yo gusohoka ugasanga nk'umutipe umuntu umwe azanye n'ikigali cy'abantu 8 nk'umuntu umwe n'uzi iyo biva niyo bijya ariko abandi bantu bose baje kwenjoyinga baje kuryoherwa n'iyo ruhago baje kugira gute en fait nyine happy avuze ikintu gikomeye twagombye kuba business oriented cyane mu mupira wacu tugatekereza mu buryo bwa business byo kuvuga ngo ese ibintu turi gushaka gucuruza nyine kuki tutakwinduza udetaye nk'utungu dutoya tuvuze nyine tugatuma abantu bakora deba nyine zo kwibaza ngo kuki no hakabona iyo coincidence sinima munema kai coincidence akenshi nk'iyo myanzuro ikanaza kuri equipe en plus zimwe mu equipe z'abafana ariko tekereza nk'ubu yeme nk'umukuru w'igihugu yateguye kuza nko kureba umukino bamaze kumugezaho schedule yo kumukino ubuze saa 12 wabivuga se ubwo ikirimo biragoye kubivuga ariko ikirimo cyo ni kimwe na amakosa ko bireba wari wese iyo communication nimbi ku ikipe Rayon Sport ubwo nyine bahise baba oblige yuko igihombo irahombye abantu bagomba nta muntu uri buze kwirengagiza igihombo Rayon Sport iri buze guhura nacyo bitewe n'amasaha umukino waruri n'amasaha bawuzanye ku isaha saa 9 ariko nanone ngewe ku ruhande rundi ndagira ngo turebe niba hatarabayemo uburangare ku mpande zose uti kubera iki impamvu ya mbere nkuko nabivuze ngenda questioning abantu bakoze fixtures sibyo yego kuko abantu nanjye bakoze fixtures bari babizi neza ko iriya stade ifite ikibazo cy'amatara sibyo kuko na championnat ishize barabizi neza ko hari imikino yimuwe kubera icyo kibazo bitewe n'umujyi wa Kigali impamvu ya kabiri aha urundi rwego nkweshoninga umujyi wa Kigali wo wamenye ko umukino wa Rayon Sport uzaba saa 12 uyu munsi kugira ngo kuko itangaza intuza ibaruwa bayanditse ku hashize none buri akakanizo buretse gato happy nyine impamvu nyine ndimo kuko bari basanzwe babizi neza ko icyo kibazo cy'amatara gihari ariko siko kibaha kine kuri Rayon Day nicyo kintu nyine ndimo kukubwira urumva harimo nyine ibintu ugiye kugera na ngiye gusoreza nka akandi kana ngiye kugarukaho Rayon Sport iyo ko yari bizi ko higeze kuba icyo kibazo cya Geneta bavuga ko iyo yigeze itera intambwe ngo ibashe kumenya ko ikibazo cya Geneta kigihari ikihe yumvaga ko upanga karandira bizi ariko Rayon Sport ntabwo wabiremenga Rayon Sport nta kimwe ifite upanga karandira yumvaga ko babizi upanga karandira rega we ikina arakuza none se iyo yibaza iri kubigenza umva nyine mubwire ahantu njyana questioninze Premier League yapanze karandiri urumva na amasaha yashize umukino sibyo ariko Rayon Sport muri club licensing yo niyo yujujemo ko izajya yakira kuri Kigali Pele Stadium kandi koko ntikinira yego urumva rero niyo mpamvu mubwira ngo
uwashyize ayo masaha umukino afite amakosa ariko na Rayon Sports nayo ntabwo igeze itera intambwe. dore ikintu utari kumva hano gutanga stade biba mbere yo gutanga fixtures yuko fixtures isohoka bivuze ngo batanze Kigali Pele Stadium ntabwo bari buze kubanza kujya kubaza ko saa 12 bazahakinira bataramenya ko bazabapanga match ya saa 12. ikintu nyine ikibanza ni kuza gutanga stade urabaza ngo nyuma yo kumenya ko bazakina saa 12 bigeze bajya no baravuze bati abantu baturerebera nk'urwego barakonsirise stade kugeza aka kanya kuko n'ikimenyi iyo stade nyine yakoreshejwe kuri Rayon Sports Day none se reka ngo ureza kubaza uretse gato ikibazo cyavutse ntabwo ari cy'amatara ko bananiwe gukina ikibazo cyavutse ni icyuko umuntu ku giti cye yaswitsinze akavana ku muriro usanzwe bitandukanye n'ibyo bavuga bakanabipfa ikibazo kikavuka twanzire ko none se ko muri Rayon Sports kwanza akanya bashobora kuba banatekereza ko ari revenge yabiri no kuba bitewe nuko bagiranye ikibazo n'uwo muntu wa stade kuvuga ngo twagwaye amafaranga kwiyakaribira ariko icyo kintu ngiye kubaza icyo kintu ngiye kwibaza twanzura no sasa byagera aho ngaho keza bati iyi match nawe kugira ngo bahombe reka tubishyire saa 9 no tuvuge ko Kigali Pele Stadium amatara yayo na generator ari bizima oja ntabwo turi mu position yo kubikonfirma aho tubiherukira reka nkubwire ukuntu bimeze hari icyo twese twagombye ko duhurizaho cyuko bavuze yuko Kigali Pele Stadium ifite ikibazo cy'amatara ibyo nimba barabivuze cyagombye ko ari inkuru tuba tubonye iyo Kigali Pele Stadium ayo matara afite ikibazo urukumva icyo cyagombye ko ari inkuru iyo nkuru yarabaye cyangwa ntabwo yarabaye okay umujyi wa Kigali warebagahe utanga stade ayo masaha ibyo ni byo kwibaza that is the question icyo nicyo kwibaza kuki utabwira Rayon Sports ngo iyi stade nimba mwese nabona kwikiniraho mukora ibishoboka byose urumva pe byibuze saa 9 mwavuyemo kuko twebwe ubushobozi aya matara ntabwo mwakiniraho ushobora kuvuga ngo ibya Ferwafa biri professionnel birabara ibya Rayon Sports ntibyabaragada ni match y'ishuti niba byihangane nkuko hari abantu banitoreza n'ubundi hano kuri Kigali Pele Stadium muri mugoroba ku matara asanzwe urumva ati niba rushobora bazakinira batabishobora sava ariko sibyo kubyo rero professionnel Rayon Sports niba yakine match ya Azam abarebye amashusho match barayirebye ntabwo urumuri ruri balance 100% turabyemera ariko wikwishyira mu ntambwe dizibiti ngo ubanze ushyiremo iyo gap yo kuvuga ngo ngo iyi match yarahabereye natwe twapanga tayo mutebe imeze gutya ikosa uwapanze fixtures nabyo ndabyemera afite ikosa ibyo ndabyemera bitewe nuko ntabwo yiyefonye kuri iyo kintu cyo kuvuga ngo ese aya mata this time noneho yabona abantu bakahakinira ariko nanone Rayon Sports rero nimba yiza amahirwe y'ubuze guprofiter match ya saa 12 happy ntabwo bavuga ati nimba twakine match ya Azam abantu b'itara bakashaka ko ari koso cyangwa batari kosoye none wakwibaza ngo kuki nyine bigenze bite kugira ngo yibaru wisohoke nyine kukije ku wa gatatu ninjoro match iri ku wa gatanu nyine ku masaha saa 12 nyine wakwibaza ngo habaye iki ni umuntu wibukije mu mujyi wa Kigali tesi ya stade ko muna bipanze kuyikiniraho byarakemutse ni umujyi wa Kigali wibutse njye ntakubeshya ahangaha turi kuvuga ikibazo cy'inzego turi kuvuga hano reka tuvuge inzego umujyi wa Kigali nk'urwego rw'uninga stade rufite stade mu nshingano ruyitanga so of course nabo ntabwo barayisabwa barayikodesha harimo inzego eshatu hano harimo Rwanda Premier League harimo Ferwafa hakabamo Ferwafa njye ntabwo nyirebamo ubuye gutese Ferwafa ntabwo ari yapanze fixtures oya si kesi ya fixtures none se umujyi wa Kigali wanditse bandikirana bandikira Rwanda Premier League cyangwa bandikira Ferwafa umujyi wa Kigali n'ubundi usanzwe ukorana na ntuzo ukorana na federation ukayivana mu rero ni kuvuga nibyo navuga ko ari inzego eshatu hano zirimo dore hano bwana munyamabanga mukuru wa Ferwafa niwe bandikiye kubamenyesha ikibazo cya generator idatanga urumuri ruhagije nabyo nitwavuga ngo generator ntigikora sibyo bivuze ngo irakora ko ntitanga urumuri rudahagije kuko nibuka ko ikibazo cyaranabaye umuntu agisobanuye cyane umuntu witwa Katibu nyine kamarade Adolphe umunyamabanga w'icyamu n'umupira w'amaguru mu Rwanda ikintu kimwe twemeranyaho Ferwafa yashaka ku-excludingamo ntago wayonze ikibazo nibo kuko kwa Premier League ishobora kuvuga ngo ntago Ferwafa natumenyesheje ko iyo stade donc itari eligible muri amo uretse ko no ku makuru nahari none sasa ubwini bunahari nizi fixtures ntago zipangana na Rwanda Premier League Ferwafa ibyo ayo na makuru mashya none se competition bimaze cyane muri federation ayo na makuru mashya nyine ishinzwe iki
ayo ni amakuru mashya ntabwo nari nyazi nyine dushyire muri logique nzi ko fictures y'uyu mwaka buretse gato tubwize abanyarwanda ukuri hano nicyo kintu niko dukora niko tumeze nimba ufite amakuru yuzuye gusi niwe wapanze karandiri abakozi ba leta turabazi njye nawe gusi nizo nshingano ze oya Julius inshingano ze zuzizi cyane none se ni Priska wo mu mafaranga niba muri receptioniste no tube realistic Rwanda Premier League bice muri bano bantu ba competition ushobora kumwe ngo wenda ngo ntango head of competition nta no hari nibyo Jules yakoraga still n'ubundi nibo bafashije federation kuri nabo babafasha muri designation kuko n'ubundi abasifuzi ntago ari Rwanda Premier League n'aba federation competition na komisiyo ya competition komisiyo ya bano y'abasifuzi ndetse na bino by'abantu bakanama k'ubujurire hariya muri ntuza muri federation zirigenga cyane urumva kuba zigenga ça veut dire que bo bakora ibintu urumva atari kuvuga ngo nukwera ngo ni federation ngo cyangwa Rwanda Premier League bo bari hagati na hagati batanga support kuko Rwanda Premier League ntivigira abasifuzi bakoresha abasifuzi ba federation n'abantu bakoze izo fixtures rero n'abantu muri Rwanda n'abantu muri federation impamvu mubwira gutyo mubwira impamvu navuze gutyo reka nyine nk'uko bivuze ni komisiyo zigenga sibyo kanise twanzura tugana ku mwanzuro Rwanda Premier League mu makuru wenda nyine Rwanda Premier League ishobora kubifashisha ariko icyo gihe nyine ni Rwanda Premier League yapanze fixtures ntabwo ari federation tubyumve neza yego nk'uko mivuga ushobora nyine federation nayo igomba kuzamo ko niyo umujyi wa Kigali wandiki ntabwo ushobora kanise umfasha federation ihindura rwose uvuga ngo ishobora kuzamo irimo 100% correspondance zose ni nuza no mujyi wa Kigali na Ferwafa rwose wiyigize ubundi Ferwafa ishinzwe coordination gukoordina cyangwa se kuyobora ibikorwa byose bigendanye by'umupira w'amaguru cyane cyane iby'imikino yes ntabwo ushobora kuyikuramo niyo mpamvu ahangaha federasiyo ifite ikibazo federasiyo niyireberera abanyamuryango nubwo hajemo kiriya kintu cya Rwanda Premier League ushobora no gusanga niba ruwa dore kikwemeza noneho sasa iriya imeri twabonye yanditswe nande imenyesha amakipe igihe match izabera imenyesha amakipe igihe izabera si yanuza se ya Rwanda Premier League turebere neza tubwire nyine gusa nyine twagarukaga ikibazo gihari kiri muri mu mikoranire y'inzego bisa nkaho harimo akavuyo kudahuza rimwe na rimwe ugasanga nyine bigize ingaruka ku banyamuryango rero siporo n'umunyamuryango wa Rwanda Premier League ni imwe mu ibintu bya emere ntubimetereza so ni emere Rwanda Premier League ariko forwarded from Ferwafa yandikiye Rwanda Premier League nayo imenyesha no forwardinga gusa no kuvuga ngo communication ya muri Ferwafa isigaye inyura muri Rwanda Premier League kuko nyine byitwa kwiyashakira bagomba kwimana ariko mu byukuri donc umupira uri mu biganza bya federation wenda turaje twinjire nyirizina mu wenda mu makuru cyane cyane Rayon Sport kwitegura n'amagajo ariko twanzura ngewe navuga nti abantu bafatira ibyemezo mu mupira wacu nta kintu gishya kiba kiribuze kuza kuvuka bagiye bakora ibintu ku buryo buri perfect nk'izi polemique n'iziki basohoye fixtures bavuga ngo match saa 9 abantu bakicara babiri nk'ubu nka Kensi ikipe ye ipanze gukina saa 6 n'igice my friend uzi kwitoza ukamara icyumweru cyose witoza gukina kuri saa 9 rega bakora practice bano batipe nimba uzakina saa 9 bagendera ku kirere bagendera ku gihe yego kwitoza saa 9 ugakina saa 6 n'igice nta kintu biba bipfana n'iki na kimwe aze Kenesi we yabyemera ko azakina bigenza abigenza ate ayivane muri championnat none yabonye somo unti yakongera ubu ntabwo yakongera so ubwo igihe aricyo abantu bagomba no kuba banamenya ubwo tuninjira mu yandi makuru mu kanya gato turaza kuba tunakira n'umutumirwa wacu araza ko ageze hano ubita Jangwani tumanuka kuri aperi mu kanya turaza kujya muri aperi twumve n'ubutumwa bwa fan chairman gusa nka conclusion kuri iyi ngingo kugira ngo dukomeze biragayitse cyane ku mujyi wa Kigali kuvuga ko stade itakinirwa kubera ikibazo cy'amatara
so ndatekereza ko inzego zishinzwe ibikorwa remezo mu mujyi wa Kigali bashaka ukuntu bakemura iki kibazo kuko ni stade ni igikorwa remezo abanyarwanda bagomba gukoresha kandi nacyo cyubakiwe so rero ni stade yubatswe kugira ngo abantu bayikinireho bagomba kuyikiniraho nta kabuza so bakemura ikibazo cy'ayo matara niba ari niyo generator ntabwo ntekereza ko generator yakwatsa stade yabura ku gihugu nk'u Rwanda naho tugeze so ni ibintu bitagendanye n'igihe kameme ariko nanone hakabaho tukagaya poor planning cyangwa se imitegurire mibi inyuze muri Ferwafa ya federation Ferwafa so ndetse no kwicara abantu bagakuraza amaboko kwa Rwanda Premier League Rwanda Premier League irasinzira imeze gutya n'abanyamuryango ariko ni abantu nyine batifiteho nabo ububasha mbega ni abantu barahari kubera ko bari aho nyine ariko nta kintu na kimwe bakwifasha ntacyo bakora so bivuze ko rero urumva ibyo ni ibintu bimwe na bimwe bigomba kugenda bihinduka kugira ngo tubone siporo yacu cyangwa se umupira w'amaguru utera imbere mu Rwanda tugere ku rwego mpuzamahanga ikintu kimwe navuga ni uko ni nk'ibintu bibiri. icya mbere ni uko nkurikije ngewe umukino wa nyuma wabereye hariya kuri Kigali Play Stadium saa 12 nabonye urumuri rutari rumeze neza ku buryo n'ubundi habera match ya competition. Ikindi navuga ni ikijyanye na communication. Niba hari ikibazo kuko iyi match maze igihe kinini izwi izabera kuri Kigali Play Stadium byari bizwi ko ari izabera. Rero utwo tuntu nibyo mwahoze muvuga, niba nabyita kunegirije, niba nabyita iki, ariko ibyo bintu abantu bari mu nzego z'umupira cyangwa se izo correspondence nk'uko yaba ari Rayon Sport, yaba ari Ferwafa cyangwa se na Rwanda Premier League n'umujyi wa Kigali, mpamya ko baba barakoze ibirenze ibi ngibi kugira ngo bataza kwisanga muri situation nk'iyi ngiyi. Kuko nibyo navuze, ntabwo umujyi wa Kigali wamenye ko saa 12 ejo kwa gatanu ntabwo bamenye nijoro ko aribwo hari match saa 12. No, bari bamaze igihe babizi. Rero bakabaye baravuga ati no, bigaragara ko ari umuntu wabariye karate ya match yabaye. Urumva ubwo rero nyamuneka mubibutse ati mubibutse yuko hari umuntu wese wandikanga ngo wabona na match ya Rayon Sport na APR itabereye ku mahoro. Nabyo byashoboka. Byabigoye ngo none atize ziri kuhabera ngo iki Nyarugenge umuriro wakwa atize ziri kuhabera stade ifunguye. Tekereza nk'ubwo bavuze bati Rayon Sport ntizakina, niba ari event runaka iri buze ko guhurirana nayo. none si ibingibi byo wari uzi ko biba ariko njyewe nimugoroba umva eme ashaka kuza ibindi bintu birenze. Uravuze ngo match ya derby ya Pena Rayon Sport ni kubera atize gute se ari kubera atize n'ibyo guki ntabwo bishoboka ibyo ngibyo. ibiki bidashoboka match kwitabera no umva nkubwire, iyo yaba ari grand frère wa polemique zabaye mu mupira w'u Rwanda ntabwo byashoboka. rero ngo haje event ikomeye cyane match bayisubika bakayishakira undi munsi. urumva akarushyizemo kuyisubika se ubaga kanya gasohoka ibarwa ivuga ngo match na Sora APR ngizabe mu Kigali Sport yakwanga gukina. Sport yakwanga gukina se reka kumbwira APR yakwanga gukina ukuri ntayo bakina bayikira se ko bayikira. Adolphe Kamarade Katibunda mwemere yandika kanayisinya kayohereza guki reka icyaba ni kimwe biramutse bihuranye n'indi event. Iyo match ya derby bayisubika bakazakina nyuma y'event. bayisubika ese Kigali Play Stadium hari ntibayikina. Uravuze none tugo n'ubwa mbere APR na Rayon Sport Rayon Sport yabayikinnye kuri Kigali. Okay, se nibugesera ariko uko musetsa mwe mugesera nibuye yarahabereye none se ariko nirubavu ariko nabivuga aba risk iteka ntabwo baravuga ariko se bwite byawe ibyemezo bigenda bifatwa ahangaha bikazana amapolemike. Umutaramo muyigeze gufunga umwuka ngo aravuga ngo polisi y'igihugu iri hano ngo ntiyashunga umutekano hano kuri stade. Ntibyabayeho se icyo gihe match bakakusetaho reka dusenge nzamwita Vincent de Gaulle namwembe ariko risk iteka wawe umupira wacu Rwanda polisi y'igihugu irinda igihugu cyose ariko ntiyananirwa stade gusa ariko ntibikabe
ntibikabe Rayon Sport na APR zikiriye ku mahoro oya yaba ari skandal byonyine no ko abantu byari byananiranye no kuri Rayon Sport Day gikora ibi ni kiba kikwereka ibi ni ikintu kiba kikwereka icyizere gikeya abantu bafitiye abantu bari mu mupira abantu batureberera nyine kuki badatekereza ariko ubundi nyine ku kintu kidafite wenda mu bantu dufite hano mu mupira mu Rwanda nta muntu udafite background y'ikipe ariko hari ukuntu nta kintu kitagira impamvu umva nkubwize ukuri happy rwose nta kintu na kimwe gishoboka icyabi icyo ari cyo cyose uzi ko ajyanye n'akavideo gasanzwe urabona kuri Sport Day Katibu yari muri stade narabikunze SG ariko noneho bari kuririmba uretse ni gutataza muri stade uretse gato bari kuririmba uko ndi bakoma amashyi kwita gutya nawe yarakoze hari umuntu ufashe akavideo ariko uzamura Renete gutya ngo amashyi mubabaza ngo se ibyo bihuriye uretse kubera icyo atakoma kubera iki se hari utuntu tw'udukomata tugomba kuza kuko umuntu bita Katibu umuntu bita Adolphe Kalisa niwe munyamabanga wawe mu mateka ya Peru umuheza nguni Katibu ubundi Katibu wajyanga nta kintu wakora mu mutandukanye iryo zina yena nanarimenye Katibu nickname nyine Katibu no muntu za mu Giswahili ni n'umunyamabanga ni nk'umunyamabanga n'amavuga ati Katibu mkuu ariko noneho uwo mutara mwita Adolphe namwe wese nyakabango match none reka mbibwire none match bayikubita Kigali Pele Stadium abundi Rayon Sport yashaka igaca ibihumbi 100 ariko ikahakinira ajya arakono utwa Sharama yandika ngo zigakamwa yo zitahanye bakina reka ndotse ko nabo basha bafite bwo kuyiba arabyorera arebe takunda no kuri update zihari rero umukino washyizwe sangaye match saa 9 ku munsi w'ejo bwo abakunze umupira w'amaguru turahura muri Kigali Pele Stadium duhe kuri match agasoje kwanza nibyo match zabimburira izindi zose izaba saa 6 n'igice z'amanywa none urumva kuri Pele none itara ryakinirwa saa 7 z'ijoro oye ariko reka mubaze kuri lunch time abantu bagiye kurya saa 6 abantu bagiye kurya urano ubundi baravuga ngo umukinnyi ugiye kureba match ugiye gukina match akina saa 9 babyize yari hagati ya saa 4 saa 4 n'igice saa 5 yakabije yatinze cyane nyine ndakubaza none utekereza ugiye gukina saa 6 oya arya saa 12 arya gasamu yagasanzwe hari ibintu tuvuga tunatebye tunaseka none se abantu bazajya kureba umupira saa 6 bagiye kurya lunch time abantu bakagombye kuba bagiye kurya iwabo cyangwa se mu resitora uwo mupira uzaribwa n'abandi se n'uwo amakipe noneho amakipe azakuraho resete azakuraho amafaranga ubwo na Kenisi yavugaga ati nzakina saa 9 urumva byibura n'abareba bazaza kare urabyumva barebe n'umukino nanjye ngira akantu mbonaho baraba bafite n'uburyo batega uburyo bazagabana resete ubwo se bizagenda bite oya ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye cyane Paul Sana rwose ku ikipe ya Gasogi ariko uzi gukina nk'iyi match kandi ugasanga nko ku gatandatu numva ku gatandatu ko nta match hari match se ku gatandatu kandi ikipe izakina match mpuzamahanga ubu Kenisi ni arya champion y'u Rwanda yego akaba aragashye guteze cyanze nyikurebera kereka niba barabikuye bani zaziza mu cyiciro cya kabiri na match z'abagore nizo bashyiraga za saa 6 na za saa 7 ndetse ko nanemera ko n'abagore bakwiye gukina amasaha so ubwo Saturday match Aperi zakina saa 12 da Aperi zakina ku gatandatu hari match yanuze ariko nyine nta nimwe iri mu mujyi wa Kigali hari match ya Mukura na Mutsiro kuri Etincelle ku gatandatu sizaba cyangwa izabejo ku gatanu oya Mutsiro ariko ari ibintu numva n'urushya Mukura izabera Etincelle ureba ko match za gishuti zasubizwe kubera Super Coupe yego none haje Champions League ubu na match ya Champions League ari ukuntu bafashaga aya makipe bavuga ngo nimba yakinyama umunsi nta yindi match iba igose ay nka data kuko aho ikintu cyabiteraga kenshi rata ntago APR nimba yakiriye match wenda iri mu Champions League kenshi yakiraga indi zakinira hanze ntago zose zabanzaga mu Rwanda cyase ngo zibanze hanze cyarimo this time banze bari byo bango ese ikipe izakina ku gatandatu nta match yabana ku cyumwe ntagire match yo kuri Police izakina nazo bazisubike se none se siko batubwiye niko batubwiye happy batubwiye ko niba ikipe yo mu Rwanda kinye match mpuzamahanga match ikomeye ubu niko tubizi nta match ya champion iba ako nyine bagakwina nabo kuzi nuko nyine uko no kwikontroduza nta no kwezi kurashe wanze match ya Mukura gishuti ngo Super Coupe Kigali
ni match ya gishuti twatanze ingero nyinshi ya FA Community Shield yarabaye mu gihugu Ariko cy'Ubunyamwuga hari ikintu kigutangaje muri ibyo hari ikintu kigutangaje kuba ari Ferwafa muri match zizaba nta yabuza abafana benshi kuba bari i Kigali iyo niyo motifu bakureke so hari ibintu gita amayobera so ubwo match ya Mane ndetse na Gasogere saa 6 n'igice abakunzi b'umupira w'amaguru tuzahura urubambye ngo rwose mu gitondo mu byukire yuka mfate ibyo kurya urubambye ngo ese yose Gasogere ndashaka kuyireba kabisa Gasogere imeze neza ntago ndi urubambye ngo ntabwo uzarya saa 6 twibutse abantu ko nyamuna Gasogere